bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Ntawamenya icyo Umwami Yesu yasigarije, ntawamenya icyo Umwami Yesu yanteguriye, ntawamenya icyo Umwami Yesu yankundiye. Icyo namenye nuko muri we hari mu buzima, icyo namenye nuko muri we hari mu buzima. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Ndibuka ikirema cyari ku irembo ryitwa Ryiza, cyari kihamaze igihe kirekire. Petero na Yohana barakanyura barakibwira ngo hagurukaho igendere. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Ageze kwa Ana yaramutabaye biramenyekana, mu bukwe bw'i Kana yarabatabaye biramenyekana. Kambahumurize mwe bavuga ko bitagishobotse, icyo namenye nuko muri we hari mu buzima. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose. Abantu bose bagiye kubona ugenda ushima Imana, ibya kera biribagiranye, mbega Imana ishobora byose.